icyizere Rwanda ufite ejo hazaza heza. Intebe y'imiyoborere, ukataza utera imbere. Ikiganiro cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Tubaha ikaze mu kiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Tugiye kuganira ku irangamimerere dusobanura icyo umuturage agomba gukora kuri buri mumerere. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe nanjye Joseph Kurio. Reka duhe ikaze ugiye kutuganirira atangira twibwira. Murakoze, nitwa Ingangara Alexis, nkaba ndi umukozi ushinzwe irangamimerere muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu. Iyo bavuze irangamimerere baba bashatse kuvuga iki? Irangamimerere nk'uko bisobanutse n'ubundi cyangwa byumvikana mu ijambo, ni harimo amagambo abiri, ni ukuranga imimerere. Irangamimerere ni uburyo igihugu cyandika abagituye gikurikije uko bameze, ni igitsina gabo, ni igitsina gore, yavutse, yapfuye, yashyingiwe. Ibyo byose bitugaragariza imimerere y'umuntu, nicyo twita irangamimerere. Ni ubwo buryo igihugu gikoresha cyandika imimerere y'abagituye. Ubwo buryo bwo kwandika butuma wenda habaho umubare cyangwa se imimerere runaka. Iyo mimerere iteganywa n'amategeko mu Rwanda ni ingahe, ni iyi? Kuri ubu itegeko rigenga abantu n'umuryango dufite imimerere 9, harimo ivuka, akazi, ishyingirwa, urupfu, kwemera umwana, kubera umubyeyi umwana utabyaye, ubwishingire, guta agaciro k'ishyingirwa, ubutane, kwemerwa k'umwana nk'aho avuka ku babyeyi bashyingiranywe. Wenda mu kubisobanura twibande ku ruhare rw'abaturage. Iyo umuntu avutse bigenda gutya na gutya, umuturage abasabwa ibi bikorerwa habi. Muri iyi mimerere maze kuvuga haruguru nayigabanyamo nk'ibice bibiri. Hari imimerere navuga ngo irategetswe, bitegetswe n'itegeko. Urugero, niba umwana avutse ategetswe kwandikwa, uwamubyaye agomba kumwandikisha, hanyuma niba hari n'uwitabye Imana, abasigaye bo mu muryango we cyangwa undi ubifitemo inyungu agomba kumwandikisha. Ariko niba tuje nko kwishyingirwa, ntabwo bitegetswe ko umuntu wese yashyingirwa. Kuvuga ngo gushyingirwa si itegeko, ntabwo tuvuze ngo umukobwa n'umuhungu ngo nibabane ngo si itegeko, ahubwo ushobora kwigumira uri seribateri, nawe aza kubiguhanira ngo no kuri seribateri. Noneho wenda nkomoza kwivuka y'umwana avutse yandikwa mu minsi 30. Abavukiye kwa muganga bandikirwa kwa muganga, hanyuma bavukiye mu kagari bakandikirwa ku kagari. Kwa muganga birumvikana, bitwaza inyandiko y'umubyaza yaguhaye ko waruhutse, hanyuma bakakwandika ukajya muri system, ugatangira no kubona inyandiko yawe. Tuba tugufite ko twabonye niba twara abaturage 1000, ko noneho tubaye abaturage 1001, uwo tuhita tumubona muri system, n'igihugu kigatangira kumuteganyiriza ibyo giteganya. Nta mpamvu niba wabyariye kwa muganga gutaha utandikishije, haba kuri centre de santé, ku kigo nderabuzima, haba mu bitaro ibyigenga n'ibya leta, hose hari umwanditsi w'irangamimerere. Ugomba kuhava umwandikishije kugira ngo nawe abone na ya nimero dukunda gusaba, twita ngo na application number, ari imufasha gusaba mituweli, gusaba ibindi byose nkenerwa mu buzima. Agomba gutaha ayijyanye bakayimwandikira kuri cya gipande cyo gukingiza, kugira ngo imufashe ku bindi byangombwa byose yakenera. Kubera ko yanditse, ubwo nageze igihe cyo kwifotoza n'ubundi niyo azajyana kugira ngo bamufatore bamuhe indangamuntu. Abatavukiye kwa muganga nabo turabashishikariza ko mu minsi 30 bagomba kujya ku biro by'akagari bitwaje inyandiko bahabwa na mudugudu yemeza ko umwana yavutse n'amazina afite, kugira ngo nawe abone ya application number. Iyo mimerere niyo navugaga ko itegetswe, irategetswe. Hanyuma tukaza wenda kwishyingirwa sindi buvugaho byinshi kuko n'ubushake, ariko turashishikariza abantu babana badasezeranye kubikora. N'ubundi niba waramukunze nawe akaba gukunda, nimubibwire na leta, tumenye imiryango dufite, ibiteganyirizwa indi miryango leta izi, namwe mujyemo kugira ngo mubone ko byateganyirijwe imiryango n'ubundi iri mu gihugu. Undi mumerere ni ukwemera umwana. Ntitubyifuza ariko bibaho ko umuntu abyarana n'undi batarashyingiranywe. Ubundi uko bikorwa, iyo mutasezeranye tumwandika kuri mama we gusa,
hari uburenganzira bwe rero tuba tumuvukije kwandikwa kuri mama we gusa kandi afite na papa we. Mu gihe bibaye ko abantu babyara batarasezeranye, tugashishikariza ababyeyi b'abagabo kujya bajya ku murenge kwemera abana. Kwemera umwana bikorerwa ku murenge, ntabwo bikorerwa kwa muganga, ntibikorerwa ku kagari. Ni ukuvuga iyo umubyeyi abyaye uwo babyaranye atari we bashyingiranywe, umwana bamwandika kuri mama gusa, hanyuma akazajyana na papa we bakajyana ku murenge kugira ngo nawe umwana abone uburenganzira bwe kuri papa na mama, agire inyandiko y'ivuka yuzuye. Kubera umubyeyi umwana utabyaye na adoption, ibyo biterwa n'umutima utabara, umutima ukunze, aho ushobora kubona umwana ukumva wamugira uwawe, binyura mu nkiko. Ibyo byo wenda tuzabisobanura birambuye mu kindi kiganiro. Ubwishingire ni ba bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe kugira ngo umutungo wabo ugire uko ucungwa, hakaba umuntu usaba ko bamwishingira kugira ngo bamukurikirane ubuzima bwe bugende neza n'imitungo ye idasesaguwe. Guta agaciro k'ishyingirwa nayo iza mu mimerere, ni igihe ishyingirwa ryakozwe ritubahirije ibisabwa. Nubwo bitacyoroshye, aho twagiriye muri system, ni urugero tuvuge ko habaye ikosa umuntu agashyingirwa afite imyaka 18. Icyo gihe ntabwo tuzavuga ko ari ubutane, ari divorce, tuzavuga ko ari gutesha agaciro ishyingirwa, kuko mu by'ukuri nta ryabayeho. Ni ishyingirwa ryabaye ritubahirijwe ibisabwa, bityo rigateshwa agaciro. Ubutane, ishyingirwa ryabaye ryujuje ibisabwa, ariko noneho abashyingiranywe bakumva badashoboye gukomezanya urugendo rw'abashakanye, bakisunga amategeko bagatandukana. Hari ikindi twita kwemerwa k'umwana nk'aho avuka ku babyeyi bashyingiranywe. Ni igihe umusore n'inkumi babyaranye hanyuma bakazabana, babyaranye mbere y'uko bashakana. Iyo bagiye gushyingiranwa, uwo mwana babyaye cyangwa abo bana bakorerwa icyo cyitwa kwemererwa abana k'umwana nk'aho avuga ku babyeyi bashyingiranywe. Yavutse mbere ariko bashyingiranywe nyuma, aba bana bagahita bandika. Muri make ni uko iyo mimerere 9 imeze. Mwari mumaze gukomoza ku nshingano ugiye gukora mu mimerere runaka bagomba kuzuza. Ni ibihe bibazo byo kutuzuza inshingano abaturage bamwe na bamwe bajya bakora? Ndagaruka cyane iriya mimerere itegetswe ivuka n'urupfu. Mu by'ukuri umuntu arabyara umwana ntajye kumwandikisha. Ni ibintu bibiri biba birimo gutakara. Icya mbere, igihugu ntikimenya ko umuntu yavutse ngo kimuteganyirize ibikenewe. Icya kabiri, nibwo tuzasanga umuntu afite imyaka 20 yananiwe gufunguza konti, yananiwe gufunguza simcard kubera ko nta hantu yanditse na hamwe. Baragusaba indangamuntu kandi ntiwanditse, bikamukururira ibibazo byo kuba atakwiteza imbere kubera ko nta ndangamuntu afite ngo afate ideni, nta ndangamuntu afite ngo agire telefone, n'ibindi no kuzungura. Niba utanditse ntushobora kuzungura. Wazungura gute kandi umubyeyi utamwanditse? Umuntu azungura hari uko amategeko abiteganya. Uko kwandikwa mimerere rero niko kuduha ninde uri buzungure. Hanyuma ku kijyanye n'urupfu nanone ho harimo n'ibihano, niko nabyita. Iyo utandikishije urupfu mu gihe giteganywa n'amategeko, bigusaba kujya mu nkiko iminsi 30. Nongera no kukibutsa abatwumva yuko ivuka rikorwa mu minsi 30, no kwandikisha uwapfuye bikorwa mu minsi 30. Kwivukaho nta kibazo, nubwo tudashishikariza abantu gutinda, kuko aho wazira hose baramwandika. Ariko tugomba kwibuka yuko nazo ari inshingano kugira ngo igihugu nacyo kimenye ibyo giteganya gikurikije abaturage gifite. N'ubundi niko n'itegeko rigenga amarimbi rivuga yuko mbere yo gushyingura abantu bagomba kugaragaza ko bandikishije mu irangamimerere. Ariko amasuzuma yagiye akorwa yagaragaje ko tugifite abanyarwanda bahamba babo mu rugo. Icyo rero iracyari imbogamizi ikomeye. Tukaba dushishikariza abantu guhamba mu marimbi, ndetse kugira ngo ibyo tubigereho nuko babanza bagahamba mu marimbi, noneho bakaka n'ibyo byangombwa. Bibafitiye iyihe nyungu? Bifite inyungu niba harimo ikibazo cy'imitungo. Niba umuntu apfuye akaba atarandukujwe, ntabwo uzamuzungura, kandi uwo mutungo we niko bigenda, ugiye abagiye, ariko basigaye nabo bagomba gukomeza ubuzima. Niba yari afite inzu, niba yari afite imodoka, igomba kwitabwaho. Niba ari ukuyigurisha kugira ngo bikenure, ntabwo ushobora kuyigurisha mu gihe nyirayo utagaragaza yuko atakiriho. Urumva ntushobora kuzungura mu gihe utandukuje nyakwigendera. Tugendeye kuri raporo y'irangamimerere y'umwaka wa 2022 ikorwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare, muri uwo mwaka handukuwe abapfuye 25,567 mu gihugu hose. Muri bo 47% bapfiriye kwa muganga, naho 51% bapfiriye mu midugudu cyangwa mu rugo. Tugendeye ku intara y'Amajyepfo ariyo yapfuyemo, ifite umubare w'abapfuye benshi, ifite 6,900
997, hagakurikiraho intara y'Iburengerazuba ifite yapfushije abaturage 5884, hagakurikiraho intara y'Amajyaruguru yapfushije abaturage 5256, Iburasirazuba hapfa abaturage 5195, mu mujyi wa Kigali niwo ufite abaturage bari w'abaturage bake, aho hapfuye abaturage 2245. Ku birebana n'uturere usanga akarere ka Kirehe ariko gafite umubare muto w'abapfuye, gafite abaturage 607, naho Gicumbi ikagira umubare munini w'abapfuye 1247. Abanyamahanga bo bapfiriye mu gihugu mu mwaka wa 2021 ni 39 nk'uko bigaragazwa n'iyi raporo yasohotse mu mwaka wa 2022. Bigaragara ko hari umubare munini w'abapfira mu midugudu cyangwa se mu ngo. Iyo mukoze ayo masuzuma mubona biterwa n'iki kuba hari abaturage batitabira kuza kwandikisha ababo bitabye Imana, ko leta yanashyizeho uburyo bwo kuborohereza kujya kubikorera ku kagari? Nabishyira nko mu byiciro nka bibiri. Icya mbere ni abantu bapfa badafite uwo mutungo ngo uvuge ngo bazazungurwa. Ni urugero, ni umuntu wakuragiriraga inka, arapfuye, nta yindi nyungu utegereje mu kumwandikisha. Tunakangurira abantu ko nubwo we nta nyungu bigufitiye ariko igihugu bigifitiye akamaro. Umuntu wese bitabye Imana agomba kwandukurwa. Impamvu imwe niyo rero, iyo abantu bapfa badafite umutungo uzungurwa bakabona nta nyungu yo kumuzungura, ariko nk'uko nabisobanuraga, igihugu gukorera ku mibare nyayo bifite akamaro, kandi nawe birongera bikakugarukira, iyo nyungu nawe ukayibonaho. Iya kabiri nabyita uburangare. Umuntu yarapfuye ukaguma nzamwandukuza, iminsi ikagusiga utamwandukuje. Ni muri ubwo buryo bubiri nabitekereza. Ikindi wenda twagiraga ni abantu batabizi, ariko guhera muri 2015 dukora tumenyekanisha ibikorwa byo kwandukuza abapfuye mu mirenge, mu nteko z'abaturage. Sinibwira yuko, kandi n'utayitabira uwavuye yaramubwira, sinibwira ko hari umuntu waba ari mu Rwanda atabizi yuko iyo umuntu yapfuye bamwandukuza. N'ubundi cyari cya gatatu, ariko uyu munsi sinzi ko kikirimo. Nta muntu utabizi. Leta y'u Rwanda ihora ishaka icyagirira umuturage akamaro, serivisi igatangwa inoze kandi vuba. Icyarebwagaho rero no kureba ngo harya urugendo ruri ku muturage no kujya ku murenge no kuva aho umuturage ujya ku kagari kure ni hehe. Nibwo Leta y'u Rwanda yasubiragamo amategeko, aho kugira ngo abanditsi b'irangamimerere bava kuri 416 bangana n'imirenge dufite, noneho no muri buri kagari hajya umwanditsi w'irangamimerere wandika abavutse n'abapfuye bapfiriye mu rugo cyangwa bavukiye mu rugo. Ko no kugira ngo umuturage yegerezwe serivisi. Noneho n'uwa kwa muganga, niba yabyariye kwa muganga cyangwa yapfiriye kwa muganga, ntaze ngo yongere akimirane ajye ku murenge cyangwa ajye ku kagari, nahave serivisi ayirangije. Mbese cya cyifuzo cy'uko aho igikorwa cyabereye ari naho cyandikirwa. Rero nta rwitwazo rwo kuvuga ngo kwandikisha kwa muganga barandika, mu kagari bakandika, kandi ni hafi yo mu rugo. Nkatekereza ko rwose aho nta rwitwazo. Twongera dushishikariza abaturage yuko ivuka cyandikwa mu minsi 30, n'uwapfuye akandukurwa mu minsi 30. Tugana ku musozo, hari wakwibaza ngo iki kiganiro kirampuguye, ese ko nacikanwe kuri ibyo byombi, ariko wenda by'umwihariko ikijyanye n'ufite umuntu wapfuye, umuryango wacu wararangaye. Uyu munsi hari igaruriro, wenda ko bacikanwe hari icyo bakora? Ku bavutse nari nabikomojeho, ni none niba waracikanwe kwandikisha ivuka, byibejo bundi mu gitondo uze kuzindukira ku murenge. Iyo birengeje iminsi 30 ntujya ku kagari, ntujya kwa muganga. Niyo warabyariye kwa muganga cyangwa umwana yaravukiye mu kagari, iyo iminsi 30 ishize birifunga ku kagari no kwa muganga. Ubwo nazinduke, niba ari umubyeyi nafata akabando agende ku murenge yitwaje igipande cyo gukingiza, ku murenge baramwandika. Cyangwa niba yaravukiye mu kagari arajyana cya cyangombwa n'ubundi cyo ku mudugudu baramwandika ku murenge. Hanyuma nkuko nabivuze, uwacikanywe nuko we yitabye Imana, niba iminsi 30 yararenze, uwo ntagaruriro no kujya mu rukiko kugira ngo yandukure uwe.
muri rusange ni iki musaba abaturage, ubutumwa twasoreza? Murakoze. Icyo dusaba abaturage ni ukumenya ko irangamimerere ni ikintu gikomeye, ni ikintu kigomba kwitabwaho. Niba hari igihindutse mu buzima bwawe kigomba kwandikwa, kandi kikandikwa mu gihe. Niba ari umwana wavutse agomba kwandikwa muri ya minsi twavuze, niba ari upfuye agomba kwandikwa, niba ari aba bana badashyingiranywe bagomba gushyingiranwa kugira ngo igihugu kigire imibare y'ingo nk'uko nangumye mbisobanura kare. Niba hari igihindutse mu buzima bwawe kimenyeshe, tucyandike kugira ngo uzabone nyine nawe kubigenerwa abantu bari muri urwo rwego. Turabashimiye mwe mwese mwakurikiye ikiganiro intebe y'imiyoborere cya Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Njye wabagezagaho iki kiganiro nitwa Joseph Kurio. Naho butaha.